Uyu munsi rero ku gice cyacu cya kane aho dukomeza ijambo ryo kugendana n'Imana. Uyu munsi turinjira mu ngero z'abagendanye n'Imana kugira ngo tubone koko ireme cyangwa se gukomera cyangwa se n'agaciro k'iri jambo turimo tuvuga ryo kugendana n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana aho tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5. Turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 24. Haranditse ngo Enoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Enoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Ngayo rero amagambo yacu y'uno munsi aho tugiye kuvuga cyangwa se tugiye gutanga ingero zimwe z'abantu bagendanye n'Imana, ndetse mwanabyumvishe ko twarangize gusoma inkuru za Enoki uburyo yabanye n'Imana. Ariko na mbere yenda yuko twavuga ibyo bagendanye n'Imana, hari n'izindi ngero nyinshi z'abantu bagiye batagendana n'Imana cyangwa se bagiye bagendana n'Imana bakaza kumera nko kuri cya gice twavuze cyaherutse cyavuze iby'abananirwa bakaba bava mu rugendo, ko hari ibintu byinshi twabonye bigenda bitembana abantu bikabakura mu murongo. Hari abananirwa bakareka gukomeza urugendo, hari abantu koko bagiye bananirwa bareka kugendana n'Imana. Hari rero n'abatarigeze bagendana n'Imana benshi, ariko wenda abo ngabo sinabo umuntu yanavuga cyane, kuko n'undi utagendana n'Imana n'utagendana n'Imana nyine ni ukuvuga ngo n'amahirwe tuzavuga azanwa no kugendana n'Imana, uwo mugisha bo ntago waba ufite. Rero hari abantu bagiye bagendana n'Imana, hanyuma igihe kikagera ugasanga ntibakigendana n'Imana. Abo ni nka ba Samusoni, yatangiranye imbaraga nyinshi akora ibitangaza bikomeye, ariko igihe kimwe aza kuva mu buntu bw'Imana, aragenda umutima utwarwa n'abagore, ndetse aza no kumena amabanga y'Imana. Arangije rero ngo akagira ngo Imana iracyari kumwe nawe, iracyagendana nawe, ngo agatangira kwikunkumura nk'uko yabigenzaga mbere, agasanga Imana yigendeye kera, umwuka w'Imana wamuvuyeho. Abo ngabo babaho baba baragendanye n'Imana, bagakorana n'Imana ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye cyane, ariko ikindi gihe kubera guteshuka bakava mu nzira bakareka kugendana n'Imana, bakazajya batekereza ko hari imbaraga zikibariho, bagasigara bakora nk'ibyo bakoraga kera, ariko noneho bikabananira nabyo kubera ko Imana yagendanaga nabo iba yararangije kubareka. Samson rero nuko nguko byamugendekeye, yagendanye n'Imana akora ibitangaza bikomeye, akica abafilisitiya cyane cyane ko ni nacyo Imana yaramuhamagariye, kubera ko abari abanzi b'ubwoko bw'Imana. Ariko noneho igihe kiragera nanone aza kugwa mu mutego w'abagore. Ibi ngibi birakwereka neza ko ushobora kugendana n'Imana, ariko ikindi gihe kikazagera ukaba wabivamo ukajya mu byaha. Hari abantu bagiye bagendana n'Imana, ariko aho mvugiye aha ngaha bakaba bararangije kujya mu byaha. Bisobanura ngo uyu munsi none ntibakigendana n'Imana, babaye nk'uko hari ya Samusoni yari yabaye, yagendanye n'Imana, ariko ikindi gihe kikagera ugasanga yagiye mu bagore. Hari abantu benshi bagushijwe n'abagore, abandi bagushwa n'abagabo, abandi bagushwa n'ibyaha by'uburyo butari bumwe, ariko kuba baragiye mu byaha byerekana ko batakigendana n'Imana, nubwo bigeze kugendana nayo, ariko noneho barangije kureka kugendana n'Imana. Abo ni abataragendanye n'Imana. Urumva ko mbere yakoraga ibitangaza bikomeye, ariko ikindi gihe yajya kwikunkumura agira ngo yongere akora ibitangaza nk'ibya mbere, bikanga. Kubera iki? Kubera ko Imana itakiri kumwe nawe. Ahandi hantu dusanga urugero rw'abagendanye n'Imana, ariko ikindi gihe kikagera bakareka kugendana n'Imana, hanyuma bikababwiramo ingorane. Bari abantu bo mu gihe cya Kadeshi, hahandi tuvuga ko Abisiraheli bagomeye Imana, hanyuma Imana ikababara cyane, ubwo bari bamaze kuvuga ngo nta nubwo tuzajya muri kiriya gihugu, ahubwo turashaka kwishyiriraho undi mugaba, twisubirire mu Egiputa. Murabizi uburyo abatasi 12 bamaze kubabwira inkuru z'incamugongo, Yosuwa na Kalebu bakagerageza kubabwira no kubahumuriza, ariko bakanga kubumva.
hanyuma bikatuma Imana ivuga ko bazagwa mu butayu ngo kiretse Yosuwa na Kalebu ndetse n'abantu bari bakiri batoya bari batarageza ku myaka 20. Abo ngabo nibo bagomba kuzagira mu gihugu kuko abandi bose bari baracumuye. Ariko ahangaha nagira ngo mbabwire, bamaze kumva amagambo akomeye cyane, bashaka mbese baba nkaho bicujije mu mutima, noneho bakumva hari noneho bakomeza bagakomeza urugendo, noneho bagakomeza bajya mbere. Niho rero havuyemo abantu bamwe noneho ngo bazinduka mu gitondo bajya ku musozi, bajya mu mpinga, bajya kurwana kugira ngo babashe kuba bakomeza, kuko bari bakoze icyaha, bari bafite romoro muri bo. Noneho bashaka kugenda, ariko noneho Mose arababwira ati mwoka byaramwe, Imana iravuze ngo ntagiri bugendane namwe, kuki mucumura itegeko ry'Uwiteka, kuki mukora icyo ngicyo atari cyiza, ntimuzamuke muramenye kuko Uwiteka atari bubane namwe, mutaza kuneshwa n'ababisha banyu, mwarangiza mukaba iminyago yabo. Ababwira amagambo akomeye cyane, ariko kubera romoro bari bafite, bo bashaka kugira ngo hayibereke Imana ko rwose bisubiyeho cyangwa se bisubiyemo, kuko Imana yarabwiye ko hagiyeho igihano gikomeye cyane, bagiye kuzazunguruka imyaka myinshi cyane hariya mu butayu. Hanyuma noneho ngo barangije ngo barasuzugura ibyo Mose yababwiraga, ngo barangije baragenda. Ubundi Abisiraheli ni abantu batajyaga baneshwa mu gihe cyose babaga bari kumwe n'Imana, mu gihe cyose babaga bahamanyije n'Imana. Urugamba rwose bajyagaho bararutsindaga, baraneshaga. Imana yakoraga ibikomeye kuko n'ubundi niyo ibarwanirira. Ariko ahangaha bagiye kurwana, bagenda batajyanye n'Imana, no kuvuga ngo ntibagendana n'Imana. Ngo maze rero baragenda, maze abanzi babo bari Abamaleki icyo gihe bari bagiye kurwana nabo, baramanuka nyine baraza barabanesha cyane, ngo mu buryo bukomeye cyane, barabirukankana babageza ahantu kure. Urumva bagiye batajyanye n'Imana, bari baramenyereye ko barwana bari kumwe n'Imana banasenze, ariko noneho uyu munsi bari bagiye batari kumwe n'Imana. Hari abantu bajya mu bintu batari kumwe n'Imana, barangiza bakaneshwa. Hari abantu bajya mu bintu batari kumwe n'Imana, barangiza bakagira amayesheke, bagasanga baribeshye. Kandi narababwiye ngo hari ibintu umuntu ashobora kugira akabijyamo akabyishoramo, wenda rimwe na rimwe ukazasanga wenda bifite n'igaruriro, amaze kugira amayesheke, amaze bimaze kwanga. Ariko hari n'ibyo umuntu ashobora kujyamo akabigenda atajyanye n'Imana, yarangiza akabitsindirwamo akagira esheke, ariko none iyo esheke yo ikaba y'ubuzima bwose, kuko hariho ibintu abantu batajya basubiramo. Umunyeshuri ashobora gutsindwa yarangiza akajya muri deuxième session, ariko hari ibintu umuntu akora byarangiza bikamubera, mbese bikazamuviramo esheke y'ubuzima bwose, kubera ko atajyanye n'Imana. Ukagenda ukishora mu bintu ugakuraho indwara ikazaba y'ubuzima bwose. Ukagenda utajyanye n'Imana, wazarangiza ingaruka bizakugirira ikazaba y'ubuzima bwawe bwose, ubuzima bwawe bwose bukaba burangiritse, n'ibindi byinshi. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ni byiza, turavuga amagambo yo kugendana n'Imana, ndetse turabaha ingero z'abantu bagendanye n'Imana, ariko noneho twahere nibura kuri aba ngaba batagendanye n'Imana, kugira ngo mumenye ko kutagendana n'Imana ari bibi. Imana itugirire neza. Rero Abisiraheli baragiye bararwana, bakora uko bashoboye bazi ko bari butsinde, ariko Imana yaravuze ngo singendana namwe. Utagendanye n'Imana rero biragoye kugira ngo, n'Imana itagushyigikiye biragoye kugira ngo ibyo ugiyemo bizagire umugisha cyangwa se bizavemo ihirwe. Niyo kwa bagushaka, niyo kwa bakugira gute, byose utagendanye n'Imana biragoye. Imana itagushyigikiye kugira ngo uzabone umugisha. Mwibuke abo mu gihe cya Yosuwa barimo kurwana, ariko Imana yabategetse kugira ibintu bagomba kwirinda. Ariko uwitwa Kani aragenda baca inyuma, ajya gufata ku byashinganywe. Ubundi Abisirayeli nababwiye ngo bamenyereye gutsinda, kunesha, kuko babaga bari kumwe n'Imana. Ariko amaze gufata ku byashinganywe, Imana ihita iva muri bo, ntiyakomeza kugendana nabo. Noneho
batangira gutsindwa bikomeye. Noneho Yosuwa akibaza, Yosuwa akavuga ati ariko Mana, ntiwambwiye ngo uzagendana nanjye? Ntiwambwiye ngo uko wagendanaga na Mose ni nako uzagendana nanjye? Ntiwambwiye ngo ntuzamana ntuzanererana? Kandi koko niko yari yaramubwiye. Ariko Akani umwe muri bo yari yarangije gucumura ku Uwiteka. Hari abantu bagendana amasezerano koze bakavuga ko Imana yababwiye pe, kandi nibyo, ariko bakaba bararangije gucumura, Imana itakigendana nabo. Bakibaza impamvu bimwe bibabaho, ariko Imana ntiyari yaravuze gutya, Imana ntiyari yaravuze gutya, Imana ntiyari yaravuze gutya. Na Yosuwa yaramubwiye ko izabana nawe, ariko Akani yari yarangije gucumura. Abantu rero bajya bacumura bagakomeza bakubaka ku masezerano y'Imana bahawe cyangwa bafite. Ndagira ngo namwe mbabwire ngo muribeshya. Ikiza nuko mwaca bugufi mukongera mukihana mugasubira ku rufatiro nyarufatiro. Rero bararwana baratsindwa. Yosuwa ati nono ntago mbyumva. Ntago yagombaga kubyumva kubera ko ntago yarazi ko umwe mu babo yari yarangije gukora ibibi ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nawe birashoboka ko nawe wagendanye n'Imana, ariko uyu munsi wa none ukaba urimo wubatse kuri ya masezerano y'igihe wagendanaga n'Imana, kandi uyu munsi wa none utakigendana nayo, kuko ibyo yakubujije warabikoze. Ibyo yakubwiye ngo wirinde ntago wabashije kubyirinda ngo bisohoze. Ibyo yakubwiye ngo ibi ngibi ntukabikore, wewe warangije kubikora. Ibyo yakubwiye ngo uramenye ngo inzira ntuzicemo, wewe warangije kuzicamo. Wowe ibyo yakubujije waranabikoze. None uyu munsi wa none ufite ingaruka, kandi urabaza impamvu, kuko Imana kera ajyaga ikubwira ngo nzagendana nawe, nzagushyigikira, nzagira gute. None urimo urabyibazaho, ariko ntabwo ukwiriye kubyibazaho, ahubwo ukwiriye kwihana. Ubundi abantu baba batakigendana n'Imana baba bakwiye kwihana, bakongera bagaca bugufi, bagatangira urugendo bushyashya. Reka rero abangaba tubareke batagendanye n'Imana. Hari abantu benshi batagendanye n'Imana, kandi n'uyu munsi wa none tuvuga ntago abantu bose bagendana n'Imana. Abantu bagendanye n'Imana turaza kubona ukuntu baba bameze, tugenda dufata ingero zitandukanye. Twasomye inkuru z'umugabo witwa Enoki, uburyo ngo yabanjije kubaho imyaka 65, ngo ari ku myaka 300 ye yindi ayigendanamo n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Birashoboka nawe ntuzarebe ngo nuko waba umaze imyaka myinshi utaragendanye n'Imana utarayimenye, kuko Bibiliya iravuga ngo igihe cy'ubujiji bwacu icyo gihe Imana igikirengagiza. Imana irabyirengagiza, ariko none ishyiraho amahirwe kugira ngo noneho uyimenye nawe utangire kugendana nayo. Birashoboka ko umaze igihe kirekire utagendana nayo, ariko uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo ngwino utangire kugendana nayo, kuko yavuze ngo uyu Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, ariko hari indi myaka 65 yabanje. Ngo kandi ngo igihe kiragera ngo ntiyaba kiboneka mu isi, ngo kuko Imana yagezaho ikanamwimura. No mu rwandiko rw'Abaheburayo barabivuga, uko birivuga ngo kwizera niko kwatumye Enoke ngo yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Ngo kandi ntago ngo ntiyaboneka, ngo kuko Imana yamwimuye, ngo kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. No kuvuga ngo umuntu ugendana n'Imana anezeza Imana. Umuntu ugendana n'Imana kandi azamera nka Enoki, nawe azimurirwa mu ijuru. Nuvuga ngo umuntu ugendana n'Imana niwe ufite amahirwe yo kuzabona rya juru twirirwa turirimba. Ko twirirwa turirimba, ariko ugasanga kenshi ibyo dukora ntago byerekana ko turi abantu bahirimbanira ubwami bw'Imana. Uko kandi ijambo ryo baravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, n'intwarane zibugishamo imbaraga. Urumva n'intwarane ko zibugishamo imbaraga, ariko abantu birirwa baririmba ijuru gusa. Twaremewe kuzajya mu ijuru, tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzagira gute, ariko ugasanga ibyo bakora ntago ari ibijya bajya mu ijuru. Rero Enoki we yanejeje Imana, ngo kugeza ubwo Imana yavuze ngo none uyu muntu ntago akwiriye kuba mu isi, ngo iramufata iramwimura. We nta nubwo yategereje urupfu. Ubundi tuzi ko abantu bazaca no mu rupfu, ariko uyu Enoke ntago Imana yigeze itegereza ko azanapfa, ngo yaramufashe iramwimura, ngo kuko yabonye ko adakwiriye kuba mu isi. Yanejeje Imana. Ngo ugendana n'Imana nunezeza Imana, kandi izamwitura ubugingo buhoraho, azabana nayo iteka ryose. Rero ni byiza ko tugira icyitegererezo cyiza, nk'uko n'aba batubanjirije nabo bagiye bagendana n'Imana.
niwumva ko Enoki yimuriwe mu ijuru, cyangwa se nuvuga ngo uzajya mu ijuru, uzajya ureba niba mu by'ukuri uri mutera ikirenge mu cya Enoki cyangwa se n'abandi bagiye batubanziriza. Imana itugirire neza. Uru ni urugero rwiza rw'uwagendanye n'Imana. Enoki yagendanye n'Imana, agendana n'Imana, yewe hari naho yavuze mu gitabo cya Yuda, mu rwandiko rwa Yuda, aho ngo yavuze ngo Imana ngo yohereje ngo ingabo inzovu ibihumbi n'ibihumbi ngo byo kuza kureba ndetse no kwitegereza neza ibyo mu rugendo. Enoki ngo niwe waravuze iby'abantu, iby'abo bantu, ariko noneho ngo Imana yoherejeho abera be, ubwo ni abamarayika be, ngo kugira ngo agirire bose bihura n'amateka baciriweho, ngo ndetse no kwemeza abatubaha Imana bose uko imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze, batubaha Imana n'amagambo yose akomeye y'abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Abo ngabo nyine, abo ngabo bazahembwa cyangwa se bazabona ibikwiranye n'ibyo bakoze. Ariko nohereza inzovu ibihumbi n'ibihumbi by'abera kuza gutatabera, kuza kureba ibikorerwa mu isi, kugira ngo bazacirwe amateka y'ukuri. Imana itugere. Bisobanura ngo uyu Enoki nawe Imana yamwoherezagaho abamarayika bayo kugira ngo baze barebe iby'abamo, baze barebe ibyo akora, ariko ngo ntibamubonaho umugayo, ntibamubonaho ikintu, kugeza ubwo Imana yavuze ngo uyu muntu ntakwiriye kuba mu isi, ngo Imana iramufata iramwimura. Imana iramwimura kuko yanejeje Imana. Bibiliya yabivuze, yanejeje Imana cyane. Nawe ujye ureba niba koko, niba uvuga kugendana n'Imana, urebe niba koko ibyo ukora binezeza Imana, urebe niba amagambo yawe anezeza Imana, urebe niba ibikorwa byawe binezeza Imana, urebe niba ukubanye na bene data ari ibinezeza Imana, urebe ukubanye n'abaturanyi ari ibinezeza Imana, urebe niba ubana n'abantu bose amahoro, urebe niba mu kazi kawe urimo ugakiranukamo, urebe niba imigendere yawe n'imyifatire yawe ari imyifatire inezeza Imana. Hanyuma noneho uvuga uti nanjye mfite ibyo byiringiro. Enoki reka tumureke tuvuge no kuri Aburahamu, ko turimo turavuga ingero z'abagendanye n'Imana. Aburahamu umunsi Imana yamuhagurutsaga, yaramuhagurukije yegwe, kandi yumvise ijwi ry'Imana rimubwira riti haguruka Aburahamu, haguruka tugende nkujyane, njye kukwereka igihugu nzaguheramo umugisha. Ukaramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, hanyuma ugende ujye mu gihugu njyewe nzakwereka. Irangije imuhana amasezerano, aramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, yewe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha n'abakwifuriza umugisha, ariko kandi nzavuma n'abazagerageza kukuvuma bose. Kandi ikigeretse kuri ibyo, n'imiryango yose yo mu isi izaguherwaho umugisha. Aburahamu arumvisha. Ubundi igihe cya Aburahamu uyu nguyu ahamagarwa, nta handi nibura yayize asoma aya mateka y'Imana. Wenda ngo asoma amateka y'Imana, amenye amateka y'Imana, avuga ati byagenze gutya kuri aba, noneho nanjye reka birashoboka ko nanjye ikimba yari cyabaye ku bandi. Ahubwo yarizeye, kuko biri navuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ahaguruka muri Uri y'Abakaludaya. Uyu rero yarahagurutse agendana n'Imana, agiye mu gihugu abwiwe, ariko mu by'ukuri we atazi. Ariko nubwo atakizi, azi ko Imana igendana nawe, icyo gihugu ikizi, arahaguruka aragenda arizera. Sobanura ngo umuntu ugendana n'Imana ubundi agira no kwizera, akizera Imana. N'ibyo yamubwira gucamo byose akaba yakwemera kubicamo, naho yamubwira guca akaba yakwemera kuhaca, n'ibyo yamubwira gukora akaba yakwemera kubikora, nk'uko kwa Aburahamu. Urumva, izi ni ingero z'abagendanye n'Imana turimo tuvuga. Ujya Aburahamu agendana n'Imana, Imana imuha amasezerano mu zabukuru, imubwira ko noneho azanabyarana na Sara, kandi bose bamaze kugera mu zabukuru. Kandi ku muntu ugendana n'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ibidashoboka bijya bishoboka kuko wagendanye n'Imana. Kuko ubundi si umuntu, ni Imana mu muntu niyo ibasha gukora ibikomeye birenze kwizera k'umuntu, cyangwa se birenze ibitekerezo n'ubwenge bwa kimuntu.
Aburahamu na Sara baje kuzabyara, umwe amaze kugira imyaka 100, undi amaze kugira imyaka 90. Ariko nta kindi cyatumye ibingibi biba, nuko bagendanye n'Imana. Hari abantu benshi cyane baba basaba kugira ngo Imana igire ibyo bagirira cyangwa se igire ibyo bakorera babona byananiranye, bakajya kubishakira ahandi, cyangwa se wenda ugasanga barimo barabwira Imana ngo Imana niyibakorere, ariko ugasanga ubuzima bwabo ntabwo ari ubuzima bw'abantu bagendana n'Imana. Rero ndagira ngo ubwire ngo niba ushaka ko hari ibyo Imana inakugirira, ubanze wemere kugendana nayo, ugendane nayo, ugendane n'Imana. Imana nayo izakugirira neza, Imana izagukorera ibikomeye. Aburahamu yagendanye n'Imana igihe kirekire, ariko igihe kiragera Imana iza kumwibuka imugirira neza. Ndagira ngo mbwire ngo nugendana n'Imana mu buzima bwawe hari bitashobokaga bizashoboka, nkuko uyu Aburahamu na Sara banabyaye no mu zabukuru. Ariko nawe nugendana n'Imana mu buzima bwawe hari ibintu bitigeze bishoboka, ariko bizashoboka. Hari ubuzima bwawe bwapfuye Imana izazura, hari amahirwe yawe yapfuye atakiriho Imana izongera kuguha. Ariko biragusaba kugira ngo wemere kugendana n'Imana, wumvira Imana nkuko Aburahamu yagiye yumvira Imana kuzageza mu zabukuru bukuru cyane, aho yaje kubyara Imana ikamusohoreza amasezerano. Aho ngo na Aburahamu, hari n'abandi benshi bagiye bagendana n'Imana, ko turavuga ingero z'abagiye bagendana n'Imana. Hari uwitwa Yosefu nawe dukunda kumuvugaho kenshi. Yosefu mwibuke uburyo mu bana base ariwe mwana ngo wari ufite ingeso nziza, kuko yubahaga Imana akagendana n'Imana. Ariko bene se bari abantu b'abagome, bari n'abantu babi, kuko tuzabona ko imbere baje no kumugurisha, baje kumujugunya mu rwobo, baje kujya kubwira se ko inyamaswa zamuriye n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko Yosefu uyu nguyu yari umuntu wabanaga n'Imana kuva mu butoya bwe, ndetse Imana irangije imuha n'amasezerano. Amasezerano yuko na bene se ndetse n'ababyeyi bazamwikubita imbere, bakamupfukamira. Yosefu abaho yubaha Imana, ariko nubwo yubahaga Imana yaciye mu bikomeye, kuko twabonye uburyo bene se bamugambaniye bati Karosi yaje, reka turebe ukuntu tumugenza tumwice aveho. Umwe muri bene se akagerageza gushaka uburyo amukiza, ariko ntibyabujije kujya kubwira iwabo ko inyamaswa y'inkazi yamuriye. Ngo babonye imyambaro ye, bamushyize mu rwobo, baramugurishije. Yaciye mu bintu byinshi bikomeye, ariko yubahaga Imana kandi yagendanaga n'Imana. Imana imurindira muri ibyo bintu yacagamo. Bisobanura ngo ushobora no kugendana n'Imana ugaca mu bikomeye, kandi ugendana n'Imana, ariko ugaca mu bikomeye. Ndetse abantu benshi bajya bagera aha ngaha muri ibyo bikomeye bakavuga ngo Imana yarabaretse, Imana ntikibumva, Imana ntikita ku byabo. Kubera iki? Kubera ko baciye mu bikomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo isezerano dufite si ry'uko tutazaca mu bikomeye, ahubwo isezerano dufite ni uko Imana itazaduhana, ni uko Imana itazatureka, ni uko Imana itazadutererana. Ni ukuvuga ngo ushobora no guca mu bikomeye kandi ugendana n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo itinya aho rukomeye. Rero no mu bikomeye irahaca, iremera mukahacana. Ahubwo ikibazo wowe wemera kuhacana n'Imana. Kuki abantu batangira kuvuga ngo Imana yabaretse kuko bageze mu bikomeye? Ntabwo Imana itinya ibikomeye, ahubwo ishaka ko mubinyuranamo. Yaravuze ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, uzaca mu migezi ntizagutembana. Ariko kuko turi kumwe, uzaca mu muriro ntuzashya, n'ibintu byabo ntabwo bizigera bigubara. Ariko ni ukubera ko muri kumwe, ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Imana itugirire neza. Rero Yosefu yaciye mu bikomeye, rero nawe birashoboka ko nawe waciye mu bikomeye, cyangwa se waba uca mu bikomeye, ariko ntago ari cyo ikimenyetso kivuga ko Imana yakuretse. Oya,
Imana ijya yemera mu gacana no mu bikomeye. Reka kuvuga ngo Imana yakuretse kuko hari ibyo wahuye nabyo mu minsi ishize. Reka kuvuga ngo Imana yakuretse kubera ko ubona ufite ibibazo n'ingorane. Ndashaka kukubwira ngo ibikomeye wabicamo, ariko wagira amahirwe ubicanamo n'Imana, kuko nubicanamo n'Imana ntabwo uzigera utsindwa, ntabwo uzigera uneshwa, kuko uzaba ugendana n'Imana. Ibi ngibi bizumvikana cyane nitutangira kugera kuvuga ku mahirwe azanwe no kugendana n'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ngo Yosefu yaciye mu bikomeye kandi yagendanaga n'Imana. Cyo ni kimwe ukwiye gukura kuri Yosefu. Yaciye mu bikomeye kandi agendana n'Imana. Nawe kuvuga kugendana n'Imana no gutuguba kutaca mu bikomeye, ariko uzabicamo, Imana izabikurindiramo kandi uzabitambukamo neza utsindishirijwe, kandi uzabisoza neza Imana ikubakiye ubuhamya, kandi hirya y'ibyo ngibyo uzabona promotion. Imana izakuzamura, hari iyindi ntera uzaba ugezeho, Imana izakugirira neza, kuko Yosefu yabiciyemo bicamo. Icyanyuma kivuyemo yagiye kuba kabiri kuri Farawo mu gihugu kitari icye, ajya kuba uwa kabiri ku mwami w'abami, kuko Egiputa cyari igihugu kinini cyane gifite n'uduhugu twinshi cyategekaga. Yosefu rero yaciye mu bikomeye kandi yagendanaga n'Imana, ariko Imana ntigeze imureka. Nawe yabaye indahemuka. Ubundi umuntu ugendana n'Imana abindahemuka. Nuvuga ngo ukwiriye kuba indahemuka rero niba ugendana n'Imana, cyangwa se niba ushaka no kugendana n'Imana, umenye ko ukwiriye kuba indahemuka, ukaba umuntu uri fidele ku Mana, ukaba umuntu w'indahemuka. Wa wundi ijambo ry'Imana ryitwa ngo ni inkoramutima, ngo kuko wambereye inkoramutima ukaba wo kubahwa nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo nyinshi zigapfa kubwawe. Urumva wa muntu w'inkoramutima y'Imana? Imana igitanga n'ingabo nyinshi zigapfa kubwe. Imana ijya imukorera ibikomeye. Imana nuvuga ngo ntishobora kumuhana, ntishobora kumutererana. Burya ijya gutanga ingabo nyinshi kuko hari ku rugamba, kuko hari mu ntambara. Burya itanga ibitambo, hakabaho ibitambo kubera ko waje gutabarirwa hehe? Muri bya bindi bikomeye. Bya bindi twavuze rero ngo yaciye mu bikomeye Yosefu, ariko yabicanyemo n'Imana. Ngo kuko yabaye inkoramutima, Imana iramurinda, iramutambutsa, abitambukamo, iremera baramugurisha, ariko bamugurisha ari kumwe nayo. Yaciye muri rwa rwobo, ariko mu rwobo burya yagendanaga nabo n'Imana. Yaragurishijwe, aragenda ajya kwa Potifari, aragenda ajya gukora akazi ko mu rugo, ariko Imana yari kumwe nawe. Imana yari kumwe nawe kandi yari mu kazi ko mu rugo. Ariko hano habaye indahemuka ni hariya umuka Potifari yashimye ko baryamana, ashaka ko baryamana. Tekereza rero nyokobuja wakwica cyangwa akagukiza, akubwira ati dukora ibi bintu. Benshi ahangaha barahagwa, n'uyu munsi hari benshi barimo bahagwa. Ariko Yosefu aranga abindahemuka, ntiyahemukira Imana, yirinda ibyaha nubwo byari birimo nk'ikintu cyasa nk'indamu. Hari abantu bahemukira Imana kubera ko ibyo byaha bakora babikuramo indamu. Yosefu nawe yari kubikuramo indamu. Icyambere yari gukomeza gukundwa cyane na nyirabuja, akazajya amugirira neza uko ashobojwe kose. Nyirabuja uyu nguyu yari kuzajya amuha ibyo ashatse byose, yashaka amafaranga akayamuha, yashaka kumutetesha mu rugo akamutetesha, kubera ko yabaga hari ibibazo amukemurira. Ariko ibyo bibazo yashaka amukemurira byari ibyaha. Niyo mpamvu Yosefu we yemera gukomeza kugendana n'Imana, ashaka kuba indahemuka ku Mana. Imana nayo irakomeza igendana nawe, aragenda ajya no mu nzu y'imbohe, ariko Imana igendana nawe. Imana igendana nawe kandi hehe? No mu nzu y'imbohe, no mu nzu y'imbohe Imana irakomeza igendana nawe. Ntabwo Imana iba yakuretse ngo nuko wagiye mu nzu y'imbohe, oya. Ntabwo Imana yakuretse kubera ko wenda bakugurishije bakujugunye no mu rwobo, oya. Ntabwo Imana yakuretse kubera ko bagukubise cyangwa bagize bate, oya.
ahubwo aho ngaho urimo guca urimo urahacute. Imana yakwemera guca mu bikomeye nk'uko yemeye ko Yozefu yahaciye, ariko Yozefu yakizeho akarusho gakomeye. Mu bikomeye yaciyemo aranga abindahemuka, ndetse aza no kubona icyaha cyatuma asa n'uworoherwa, kuko yakora kiriya cyaha hari ukuntu yari koroherwa, ariko yaremewe arakubitwa, aremerwa, ajyanwa mu nzu y'imbohe, ariko arakomeza agendana n'Imana abindahemuka. Hirya Imana nayo izamugirira neza kuko yabaye indahemuka. Yozefu agendana n'Imana ari no mu nzu y'imbohe kugeza ubwo yaje kwibukwa, ajya gusobanura inzozi. Amaze kuzisobanura ahabwa kuba uwa kabiri kuri Farawo, kuko yagendanye n'Imana agakomeza akomatana n'Imana. No mu bibazo bye akagendana n'Imana, no mu ntambara ze akagendana n'Imana. Imana mwene uwo muntu ntabwo izamureka, Imana mwene uwo muntu ntizamutererana, Imana mwene uwo muntu ntizamuhana, Imana mwene uwo muntu ntabwo izamurekera mu maboko y'abagome, ahubwo mu gihe gikwiriye izigaragaza, izamutabara, izamufasha, izamutambutsa hatakwitambutsa, izamurengera, izamurwanirira, kandi mu gihe gikwiriye izamuzamura imushyire hejuru nk'uko yabikoreye Yozefu. Yozefu nguko nawe ni urugero rwiza rw'uwagendanye n'Imana. Undi muntu wagendanye n'Imana turuvuga uyu munsi wa none, buri wese turagenda tugira nibura akantu tugenda tumukuraho. Yozefu tumukuyeho ko yaciye mu bikomeye, kandi no muri ibyo bikomeye nawe akemera akabindahemuka, akanga no gukora ibyaha. Aburahamu twamukuyeho ko yizeye, akizera, akagendana n'Imana, noneho no mu zabukuru Imana ikamukorera ibitangaza bikomeye, ibitashobokaga bigashoboka, akabyarana na Sara. Enoke twamukuyeho yuko yabaye umuntu wagendanye n'Imana mu buryo Imana yageza ikamunezerwa cyane, ikamunezerwa ngo kugeza ubwo yavuze ngo uyu muntu ntakwiriye kuba mu isi, ikamwimura ikamujyana mu ijuru. Kandi noneho urumva ko harimo no kujya mu ijuru, ni ukuvuga ngo nawe ako ngako tukakamukuraho. Dawidi rero nawe hari icyo turi umukureho. We yagendanye n'Imana ari mutoya cyane, kuva mu butoya agendana n'Imana. Mu gihe yarwanaga n'intare n'idubu akagendana n'Imana. Mu gihe Abisirayeli bari bashumbirijwe n'Abafilisitiya, akaza kuma umugabo witwa Goliyati, akabura umuntu n'umwe ujya kumuhangara. Dawidi uyu nguyu kubera ko yarazi ko agendana n'Imana yaremeye ajya guhangana nawe, kandi yari akiri akana gatoya, kandi aragenda aratsinda aranesha. Imana yamurinze kenshi, ariko mwibuke ko yimitswe kuzaba umwami, ariko akimikwa akiri mutoya, ariko ubwami azabubona mu bukuru bwe. Imana yaramurinze, imurinda igihe kirekire, imurinda amacumu ya Sawuli, imurinda Abafilisitiya yajyaga amurohamo, imurinda imitego yose Sawuli yagiye amutega. Hari aho yamuteze umukobwa we, hari aho yohereje ingabo nyinshi kujya kumufata. Hari ibintu byinshi yagerageje kumukorera kugira ngo arebe ko yamuvaho, ariko Imana ikomeza kumurinda kuko yagendanaga nayo, kandi yari afite n'isezerano ryiza ryo kuzaba umwami. Icyo ngicyo nacyo gikure kuri Dawidi, yuko Imana yamurinze ibikomeye byinshi. Iyo ugendana n'Imana, Imana ikurinda mu bikomeye byinshi ugenda ucamo, iramurinda cyane mu buryo bukomeye. Imurinda amacumu barayamutera ntibamuhamya, imurinda ingabo za Filisitiya bamurohagamo, imurinda ingabo za Sawuli zamutumwagaho kumufata buri munsi, imurinda no mu gihe yamuteze umukobwa we. Ibyo byose Imana irakomeza iramurinda. Ndashaka kukubwira ngo nawe birashoboka ko ufite ibintu biguhiga, ariko gendana n'Imana, kuko nugendana n'Imana, Imana izabikurinda, izagutambutsa, izagukomeza, izakurinda uba amahoro. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo ugushikamijeho umutima, ni Yesaya 26:3, ngo ugushikamijeho umutima ngo uzamurinda aba amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo no mu bikomeye umuntu ugendana n'Imana ajya agira amahoro. Imana ijya imurinda, ikamurinda cyane cyane. Rero iyo hagiretseho nuko yamurindiraga no kugira ngo izamusozeho ijambo ryayo yuko azaba umwami. Dawidi rero yagendanye n'Imana, agendana n'Imana. Igihe kiragera ibyo Imana yamushatseho biraba, aza kuba umwami. Hari akantu kamubayeho Bibiliya igivuga katigeze kanezeza Imana. Yigize kurangara, aza gukora icyaha gikomeye ndetse kibi cyo gusambana. Arangije yicisha Uriya.
ariko aza kugira, navuga ko ari amahirwe akomeye yaje kugira, kuko yahawe amahirwe yo kwihana. Ubundi hari n'abantu Satani ajya ateza ibyaha nk'uku nguku, yarangiza akanabihebesha akababwira ko badashobora kubabarirwa ko ibyaha bakoze bizabarimbuza, bagahita bagenda bagahita basayira kimwe, bakagenda bagasayira kimwe. Nyamara wenda yari yagikoze gutyo rimwe, uretse ko n'iryo rimwe ntawe uryemerewe. Ariko rero burya Imana nayo ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Ndashaka kubibwira abantu baguye, abantu bakoze ibyaha. Hari abantu basambanye, hari abantu bibye, hari abantu bahemutse mu kazi bakoragamo, hari abantu bahemuka mu ngo bakoramo, hari abantu bagiriye nabi abaturanyi babo cyangwa abari inshuti zabo, hari abantu bakoze ibyaha by'uburyo butandukanye. Uyu munsi Satani yashyize mu bwihebe, ariko ndashaka kubabwira ko hari amahirwe ya kabiri yuko bashobora kwihana. Dawidi yaciye bugufi arihana, ararira, araboroga, Imana iramubabarira, kandi yarakoze icyaha gikomeye cyane. Nubwo hari abantu benshi bajya bavuga ngo Dawidi ngo yari umunyabyaha, ngo bikabije, ngo yabaye mu byaha. Dawidi ntago agaragarwaho ibyaha byinshi byamubayeho. N'icyo yakoze iki ngiki cyo gusambana ntago cyabaye ngo kizongere gisubire, ngo kizongere gisubire. Abajya bavuga ngo yabaye mu byaha, ngo ari umunyabyaha ukabije, ntekereza ko ahangaha bibeshye. Yarateshutse. Ndashaka kwibwirira abantu bateshutse ngo uyu munsi bongere bagaruke. Kandi nawe wirinde guteshuka, wowe uri mu nzira ziyoba, uri mu nzira zigana mu byaha. Uyu munsi wirinde cyane, kuko hariho ababigiyemo banabiheramo, batahawe amahirwe nk'aya Dawidi yo kugira ngo bihane bace bugufi. Ariko Dawidi uyu yinongeye agaruka mu nzira, agendana n'Imana. Imana imukorera ibintu bikomeye cyane mu buzima bwe, kugeza ubwo agiye gutanga, ageze mu zabukuru, yatanze umurage mwiza ku muhungu we Salomo. Aramubwira ngo, Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so. Ise yavugaga nyine yari Dawidi wivugaga. Ujye umenya Imana ya so, maze iyo yakoreraga nawe aba ariyo uzakorera. Iyo nubashye nawe ariyo uzubaha. Urumva yagendanye n'Imana, agendana n'Imana, aragenda ageza ahantu aza gusoza neza, ahita atanga n'umurage mwiza. Icyampa ngo n'ababyeyi bajye baha abana babo umurage mwiza wo kugendana n'Imana. Dawidi uyu nguyu rero, ngira ngo icyo ukwiye kumukuraho ni iki ngiki. Dawidi bagendanye n'Imana, kuraho ko yagendanye n'Imana, umukuru ko yagendanye n'Imana. Imana ikamurinda mu bikomeye byinshi, ikamutambutsa mu bikomeye byinshi, irinze ko izamusohozaho n'icyo yagambiriye. Yamurinze intare, imurinda idubu, imurinda Goliyati, imurinda mu Bafilisitiya, imurinda ingabo za Sawuli, imurinda amacumu ya Sawuli. Birashoboka ko nawe hari amacumu ya Sawuli akuriho, cyangwa se birashoboka ko nawe hari Goliyati ukuri imbere, birashoboka ko hari intare n'idubu kuri imbere, birashoboka ko hari abagutumaho abaza kugufata cyangwa kukugirira nabi, birashoboka ko ibyo byose byakwituraho. Ariko menya ko iyo Dawidi yagendanye nayo ikamurinda, menya ko nawe yakurinda, ikakurinda. Maze uyu munsi wa none uhumurizwe no kugendana n'Imana, utangire kugendana nayo. Niba utagendanaga nayo, cyangwa se niba ugendana nayo, uyu munsi uhumurizwe umenye ko Imana yacu izagutabara kandi izakugirira neza. Uyu Dawidi kandi wongera umukureho, cyane cyane wenda ndashaka kubwira abantu baguye ko hakiriho amahirwe yo kubyuka, yo kongera umuntu akongera akagendana n'Imana, kuko ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko nawe wasambanye, birashoboka ko wishe, birashoboka ko wibye, birashoboka ko wahemutse, birashoboka ko wakoze ibibi byangwa n'amaso y'Imana, birashoboka ko wibye ibyo wari ushinzwe gucunga, birashoboka ko wahemutse mu kazi ukora, birashoboka ko wahemukiye umuturanyi cyangwa se mugenzi wawe, birashoboka ko wakoze ibyaha by'uburyo butandukanye. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo garuka. Satani ntaguherane, ntagushuke, ntagutere ubwoba. Imana yacu ni nyembabazi, kandi imbabazi zayo zihoraho iteka, kandi imbabazi zayo ntizirondoreka, ntizigira akagero. Umuntu ashobora kutakubabarira, ariko Imana izakubabarira. Ndagira ngo dukomeze tuve kuri Dawidi tugere no ku bandi, tunahita dusoza dusenga Imana, kuko turimo turavuga ingero z'abagiye bagendana n'Imana. Ari umugabo witwa Zakariya. Zakariya ni umuntu umwe wagaragaye mu miryango y'abatambyi wakoraga imirimo y'ubutambyi. Bashatse n'umugore witwaga Elizabeth. Imana rero ukuntu ari nziza, nuko uyu nguyu nubwo amaze igihe kirekire
akorera Imana hanyuma akamara igihe kirekire kandi nanone atarabona urubyaro, nuko Imana yaje kumwibuka mu zabukuru. Ndagira ngo wenda twumve indirimbo gatoya hanyuma duhite tuza tuvuge kuri Zekariya ndetse n'undi muntu umwe, hanyuma dusoze dusenge Imana. Ture rero tugeze kuri Zakariya tuvuga ingero z'abagendanye n'Imana. Uyu Zakariya nawe yihanganiye mu Mana, hanyuma Imana nubwo yatinze kumusubiza, hari ikintu cyiza nk'umuntu wagendanye n'Imana yakoze. Navuze ngo buri wese turi buvuge, noneho tugende tugira nibura akantu tumukuraho. Zakariya ngo ikintu tumukuraho nuko yabaye igihe kirekire Imana itaramushubije mu byo yifuzaga, kuko buri mubyeyi wese cyangwa se buri mugabo wese, umugore wese yifuza kubyara, yifuza kugira umwana. Ariko yamaze igihe kirekire. Uzabisoma mu gice kibanza hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Yari yarategereje ko Imana yamuha urubyaro biranga, bagera hahandi batakibasha no kubisengera kuko babonaga byararangiye. Ariko ikintu turi mukureho mu bantu bagendanye n'Imana cyangwa se ku muntu wagendanye n'Imana, nuko atigeze areka umurimo w'Imana. Nta nubwo yigeze yivumbura ku Mana ngo avuge ngo Mana ngo ngiye ngo ibyawe mbivuyemo ndagiye. Ubundi ibijya biranga abantu muri iki gihe nuko iyo batabonye kenshi ibyo bashaka bareka Imana, bakivumbura bakavuga ngo Imana ntiyabashubije. Bamwe bakareka kuririmba, abandi bakareka kuvuga ubutumwa, abandi bakareka gukiranuka, abandi bakareka imirimo bakoraga, abandi bakareka gukomeza kugendana nayo ngo ntago yabashubije. Ariko Zakariya ikintu cyiza turi umukureho nuko yagumye mu murimo w'Imana, agakomeza no gukiranuka, kuko ugendana n'Imana arakiranuka. Imana itugirire neza rero. Birakwiriye rero niba ubona hari ibintu byatinze, uzajya wibuka ko Zakariya byatinze akageza naho atarakibara ko bizabaho. Urumva niba yarageze n'ahantu akabara ko bitakibayeho akareka no kubisengera, urumva ko yabaye umuntu w'intwari w'urukitegererezo cyiza cy'umuntu wagendanye n'Imana. Imana itugirire neza. Ariko ngo igihe kimwe ari mu murimo nyine n'Imana yaje kumusanga. Imana yamusanze mu murimo wayo, aramubwira ngo burya gusenga kwawe kwarumvishwe, kwarakiriwe, kubera ko yarageze no mu zabukuru cyane, hahandi yari yarashaje cyane, n'umugore yarashaje cyane, biramugora kubyizera. Ruvuga ngo yakoreraga Imana atagize ikindi kintu arebyeho, yakoreraga Imana atitaye ku zindi nyungu zindi. Nubwo Imana yanabimubwiye, yatumye marayika wayo akaza akamubwira ati noneho gusenga kwawe kwarumvishwe, nta nubwo yigeze abyemera, kuko yabanje no kugira uburagi kugeza igihe umwana azavukira. Ariko nagira ngo mubwire ngo mu murimo w'Imana niho yatabariwe, niho yasanzwe. Rero ndashaka kugira ngo uyu nawe tumukureho ko yakomeje kuguma mu murimo w'Imana, agakomeza no gukiranuka nubwo atari yarabonye ibyo yifuzaga, ndetse nubwo wageze ahantu akabona ntibizanaho ntibigishobotse, atakibasha no kubisengera, nabwo yarakomeje arakiranuka kandi akomeza umurimo w'Imana. Agira ngo ako ngako nako tukamukureho. Hanyuma kandi ikindi dukwiriye kumukuraho uyu nguyu nuko noneho burya mu murimo w'Imana naho mu kugendana n'Imana no gukorera Imana nabwo harimo ikindi kintu cya gituma Imana ibasha kugira ibindi bintu irema. Imana itugirire neza. Ikindi kintu turi bukure kuri Zakariya
n'iri jambo marayika yaramubwiye ngo gusenga kwawe burya kwarumvishwe. Kandi yari yasenze kera, yarageze ahantu atakibisengera, ariko bisobanura ngo amasengesho yasengaga yaragiye, Imana yayabikaga ahantu, ikayabika ahantu. Ari igihe umuntu asenga akagira ngo Imana nimwumva. Oya, yaravuze ngo gusenga kwawe kwarumvishwe, none nkuzaniye ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo amasengesho yarasenze kera yaragiye abikwa ahantu. Ntago Imana yibagirwa, nshuti zanjye. Ntago amasengesho wasenze cyangwa usenga ari imfabusa. Burya Imana irumva, ahubwo ikagenda ikabika. Ubwo ngo nagira ngo nawe tumukureho ako ngako. Hanyuma undi muntu turi uvuge wagendanye n'Imana ni Simiyoni. Simiyoni tuzamubona mu busaza bwe, ubwo ngo yajyanwaga n'umwuka mu rusengero, ariko bigaragara ko na mbere hose yari asanzwe, kuko birivuga ngo yarabwiwe n'umwuka wera ngo yuko atazapfata abonye agakiza k'Abisiraheli cyangwa se Mesiya cyangwa se umucunguzi w'Abisiraheli. Imana yarabimusezeranije, byumvikana ko yarabita amabanga y'Imana, yagendanaga n'Imana. Mu by'Imana yaramubwiye byose rero, bigaragara ko hari hasigaye iki kintu kimwe cyonyine, kuko amaze kubona Yesu, amaze no kumuterura amushyize mu biganza bye, yabwiye Imana avuga ngo Mana, none urasezerera umugaragu wawe kuko nta rindi deni rindi. Bisobanura ngo mu byo yari yarategereje byose ni icyo ngicyo yarategereje, ibindi byose byari byarabanje byarabaye. Ariko yagendanye n'Imana, amenya ko ari icyo ngicyo cyari gisigaye. Bisobanura ngo n'umuntu ugendana n'Imana agenda amenya ibihe, kuko abagendana n'Imana amenya ibihe, akamenya kubigenzura neza, akamenya aho ibihe bigeze. Nicyo dukwiriye gukura kuri uyu musaza Simiyoni. Havuga turasezerera umugaragu wawe rwose nta rindi deni, ibindi byose byarabaye, n'iki ngiki nari nshigaje nicyo cyari icyanyuma. Imana itugirire neza. Ndagira ngo aya magambo nayo yumvikane cyane, kuko buri wese tuvuga mu bagendanye n'Imana dukwiriye kugira ikintu tugenda tumukuraho. Nawe ndashaka kukubwira ko nta deni Imana izakugendamo. Nugendana n'Imana, ukomatana n'Imana, ukagumana nayo, nta deni Imana izakugendamo. Uritotomba yego, urimo uravuga amagambo menshi, uravuga ngo Imana yaragusezeranyije ntisoza. Ndashaka kukubwira ngo Imana yacu irasezeranya kandi igasohoza. Imana yacu irinda ijambo ryayo kandi ikarindira kugira ngo irisohoze. Imana itugiriye neza. Uwanyuma turangirizeho, nubwo twavuga benshi cyane, ariko nkurikijeho igihe kigeze ndabona ari umwe dushigaje. Reka tuvuge kuri Pawulo, umukozi w'Imana. Pawulo wagendanye n'Imana, akabana n'Imana, ariko nyuma yuko yabanje no gutoteza itorero, ariko nyuma Imana ikaza kumuhindura nk'umukozi wayo. Ahangaha ndashaka kukubwira ko ushobora kubanza gutoteza ubwoko bw'Imana, nyamara nawe hirya ari wowe uzahinduka ugakora imirimo ikomeye ihambaye. Abantu Pawulo yatoteje, nabo yicishije, nabo yagize gute, yaraje akora imirimo ngira ngo navuga neza ntashidikanya ko yarenze n'iyabo. Yabahoye kuvuga umwami Yesu, ariko yaraje avuga umwami Yesu kubarusha. Akangaka nako tukamukureho. Burya abiyobagiza cyangwa se n'abatabyumva n'abatarabyumva ntimuzahite mubaciraho iteka. Hari igihe bazaza bagakora n'imirimo irenze mwebwe iyo mwakoze. Rero Pawulo agendanye n'Imana, amaze kwakira umwami Yesu, Yesu amaze kumwihishurira, agendana n'Imana, akora imirimo ikomeye, agenda ingendo nyinshi zivuga butumwa, ahindurira benshi kugukiranuka. Ariko ndashaka kuvuga kuri uru rwandiko rwa nyuma yandikiye Timoteyo, ari rwo rwa kabiri. Ndavuga urwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo, amwandikira, aramuhugura, aramwigisha, aramuhanurira, aramutongera. Arangiza aravuga ati impamvu z'ibyose rero ndashaka kuyikubwira. Ngewe hungubu uko ndeba ukumaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, n'igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Ariko narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ahubwo hasigaye ikintu kimwe gusa, mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Ndashaka kuvuga ngo Pawulo uyu nguyu wagendanye n'Imana, akagendana n'Imana, akitanga, agakora ibintu byinshi.
ndashaka kubabwira ikintu cyiza kuri we umuntu akwiriye kumukuraho ni iyi confidence, kumva afite icyizere gikomeye ntakuka kandi cy'ukuri yuko ubwami bumutegereje aribwo agiye kuraba. Ariko ngo igisigaye n'ikigombe kiwe ikamba ryo gukiranuka. Nuko ngo arabizi neza adashidikanya. Nuko ngo ugendana n'Imana akwiriye kubimenya neza ko kandi akabimenya adashidikanya ko ubwami bw'Imana ingororano zihari. Akwiye kumenya neza ko nubwo tugoka tukarwana ariko ibyo ngibyo bitarimo bibera ubusa, ahubwo Imana izatugirira neza, izatugororera. Ntabwo ibi byose ari impfabusa. Igituma tugoka tukarwana nuko twiringiye iyo ngishobora byose izaduha ingororano. Ingororano rero zirahari, ikamba ryo gukiranuka rirahari. Nawe ndagira ngo ubwire ngo gendana n'Imana ariko ugenda unizeye, uniringiye. Hari abantu benshi bagendana n'Imana bashidikanya. Wabazutse urumva ubundi muzajya mu ijuru ngo rwose ntago nabimenya, ntago ugomba kubimenya udashidikanya, ukigirira icyizere kandi ukagira icyizere cy'uko ubwami buhari kandi uzaburagwa. Igikwiriye gutuma ushidikanya ubwami nuko waba ujya mu byaha. Ariko igihe cyose wirinda kandi igihe cyose wemeye kugendera mu ijambo ry'Imana, menya ko ubwami buhari. Kuko nutabimenya neza hari aho uzagera unanirwe kurwana intambara nziza. Kubera iki? Kubera ko nawe uzaba utiyizeye, uzavuga uti n'ubundi byo ndimo ntago mbyizeye. Ariko Pawulo ikintu cyiza tumukuru nuko yagize izi confidence. Aravuga ngo igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka. Ndetse yongeraho ngo iry'umwami wacu ngo n'umucamanza utanabera noneho. Ni umucamanza utanabera azaba iryo kamba kuri urya munsi. Ndagira ngo rero dusenga Imana. Wumvishe ibyiza byo kugendana n'Imana. Abantu bagiye bagendana n'Imana n'uburyo Imana yagiye bagirira n'uburyo yagiye bagenza, n'uburyo Imana yagiye barwanirira ikabatambutsa, n'uburyo yagiye ibagororera. Ba Enoki bagiye mu ijuru na ba Pawulo barangije bavuga bati igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka. Ndagira ngo nawe nkubwire ngo nubwo uri mu isi ariko birashoboka ko wagendana n'Imana. Birashoboka ko wagendana n'Imana mu kazi kawe, birashoboka ko wagendana n'Imana mu mibereho yawe, birashoboka ko wagendana n'Imana mu buzima bwawe. Ubuzima busigaye bwawe ukabwegurira Imana ukagendana nayo. Enoki yagendanye nayo imyaka 300, ariko hari yindi yari yarabanje. N'abandi b'Aburahamu babanje mu bigirwamana, igihe kikazagera Imana ikabahamagara. N'aba Pawulo babanje kuzajya bagira nabi, ariko igihe kikazagera Imana ikabahindura ikabahamagara. Ndagira ngo ubwire ngo we gukangwa n'ibyabanje kera, ahubwo reba tangirira aha ngaho ugeze uyu munsi wa none. Uze ugendane n'Imana, uze nawe wizere, utangire kugenda ukiranuka. Umunsi turavuga amagambo yo kugendana n'Imana. Ndagira ngo rero dusenga Imana, nkubwire ngo nawe haracyari ibyiringiro ko wagendana n'Imana. Kandi nawe uca mu bikomeye ntuvuge ngo Imana yagutaye, kuko twabonye ko n'Imana ibirindiramo uwo bagendana. Kandi umenye neza udashidikanya ko kwiherezo uzanesha. Ndagira ngo dusenga Imana, ntagire cyongera kugutera ubwoba cyangwa kigutinyishe, ahubwo uyiringire. Ni Imana nyamana, ntizaduhana ntizadutererana, ahubwo izahora iguhetse ku mugongo wayo. Reka dusenge. Mana isumba byose, Mana ishobora byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimye kubw'amagambo yawe kuri uyu munsi akomeza kutubwira ibyo kugendana nawe. Twabonye ingero nyinshi z'abagendanye nawe. Natwe icyifuzo dufite nuko twagera ikirenge mu cyabo tukagendana nawe tukakunezeza. Enoki yarakunejeje urangije umwimurira mu ijuru. N'abandi benshi ba Eliya wagiye wimura tutavuzeho. N'aba Dawidi wagiye ukomeza bagagenda bagasoza neza, nyamara barabanje guca ahantu hagoye. N'abandi benshi ba Zekariya wagiye ukorera ibikomeye mu zabukuru, bagumye mu murimo wawe nubwo batari barashubijwe mbere y'igihe cyangwa mu gihe babitekerezaga. Ukazajya ubatunguza neza yawe batakibitekereza. Ba Aburahamu na ba Sara n'abandi bose bagiye bagendana nawe. Mana turagusabye kugira ngo natwe tubashishe, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo natwe utubashishe, uduhe imbaraga zo kugendana nawe, kandi uduhe n'umutima ukunda inzira zawe, ukunda kukumvira, ukwemerera kugendana nawe, kandi amahoro yawe abe mu mitima yacu bihe byose. Mwami dusengeye abantu bose bashatse gutangira urugendo muri aka kanya, kugira ngo ubwo baretse ubuzima barimo batangiye ubuzima bushyashya. Mwami nawe ubashyigikire kandi ubashyigikize imbaraga zawe zikomeye. Amahoro yabane natwe, kandi ubuntu bwawe Mwami bugere kuri buri wese, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Yari Justin Hakizimana, aho tukomeza kuvuga amagambo yo kugendana n'Imana. Imana ibahe umugisha.